ويفتفت هجنا كل تفت ماجو Siri ndo sinzo zimbimani nzo zimbyose zirakatsindwa yewe Bruce bikima ahubwo jya kunzanira amazi gira vuba Use bigenze bitemana Bruce biki Wongera turi mu nyanja y'amazuko Mani Silvan ibyo ngibyo byaho ngaho wa Zikuru mamagaye Imana Bruce biki Umva ahubwo kinga hariya sohoka ukinga hariya sohoka mani gira vuba Salam boss. Ramutse fresh. Ramutse neza. Urabona nakamereye nabi. Jewe umunsi ugiye kuza. Hello? Yawa mnyama. Which? Urinde sawo. Isale. Sele. Shasori mwana nari nkwitabye ntabanje kureba umuntu mpamagaye. Yego. Ngiye ko tubona n'ibihembo byanjye rero. Ibihembo byawe birahari mwana humura. Habwo suri tari kubifata cyangwa ni bimwe byawe. Yewe. Hakubundi ubi Kigali mwana. Iyo ni slang isanzwe byatari. Ahubwo mbwira uri he? Ubwo ngubwo ngiye kukwandikira rero nkoye location zamundi uze ngo ibihembo byawe. Okay. Sawa. Turasubira.
akose nkaho ubwo bushukamiriza iki twagira ngo ni ingona ishukamirije umuhigo urashaka iki wowe ariko ngeneye yuko usoza ibyo bintu byawe uri kubara nanjye ukambereza amafaranga ganjye bajya kugura ibintu ngeneye yego ye ibintu ukeneye ngo ukeneye angahe se reka mbanze ndangize kubara ibyanjye nindangiza ndebe yuko hari make yasigara hanyuma nze ngoma Kenya ibintu ngeneye bisaba amafaranga menshi amafaranga make se urumva byavamo ngo ukeneye bike ngeneye amavuta yo kwisiga ngo amavuta yo kugira gute yo kwisiga icyo gikuremo hariya hari amavuta yuzuye igicupa niyo ugomba kujya wisiga suiva ndagugariya nzongera kugisiga ganderaga ibiheri urashaka amavuta meza yo kwisiga atagutera ibiheri ikindi se ngeneye n'amafaranga yo kuja muri salo ngakoresha inzara wamugana izo nzara zawe nta kigenda hanyuma se kongeraho za zindi zikaba ndende byo ntabwo bikeneye yego siwumva ibyo bindi bibaga biri ari birebire nabyo ubwo n'amafaranga yo kongera inzara kuzimana yaduhaye ikindi ukeneye ikindi wambereza nago kugura inkweto zo kujana gutembera inkweto icyo ntanditse ni amavuta nago gashira amavuta go kwisiga no gusiga inzara kugura no gusiga hanyuma ibi bintu byose ukeneye ni amafaranga angahe ubwo urabona nabarangamenya amafaranga agari go wonyine ndagunyazi urambere niba rero utazi ibyo ukeneye amafaranga bigura ubwo nakazi umva Sylvain nyine wowe gambereze ningira ago nzagura ndagagarura nayo nguhaye noneho nayo nguhaye kandi Sylvain ndaguri kureba uraramuka unyimyago amafaranga wagambereje abandi bagabo bazaje bayamba abake abagabo bazayaguha umva noneho nkubwiza ukuri nk'ukurire n'agahoho kare urumva genda ujye muri abo bagabo bayaguhate nanjye ndashaka akana k'agakobwa gato kajya kaza gakora isuku ahangaha y'imyanda ihashire nikarangiza akanantekera ibiryo sindye ibishiririye nk'ibyo warayugabuye hasoni uraka amafaranga se kuko uragaragaza ikihe gikorwa inzara kongeraho inzara amavuta atantera ibiheri kuko wakoze iki se wateguye nawe warinze mama mbabara ngushimire n'ukuri pe mama urakoze cyane mama urakoze ideni nizere ko ndigushizemo wana kabisa ideni rivuyemo kabisa ahubwo amafaranga ejo wanyatse n'amafaranga sha yo kureba sheri wawe oya mama ntabwo ari abashiriraga ese ubundi yitwa neza nyine ariko ntabwo ari abashiri nawe urabyihutishije ndumva afite n'izina ryiza gusa urakoze mama urakoze oya ndayikingira Wayi kimwe uzongere wowe wabibonye se iyi niyo bakwakije uzongere uzane ibyanjye buretse gato kananye ndeba ariko buretse nyine utagira yaryanaga itarabwagwa rero ndagukizwa n'iki ariko reka mubwire iyi telefone nubwo turi kuyishimira nta WhatsApp ijyamo iyi ndayizi ibyo ndabizi nta WhatsApp ijyamo ibyo se simbizi ko nta WhatsApp ijyamo ariko nukangira idage kaga telefone nta WhatsApp ijyamo ndabizi ariko unira naza noneho telefone azanza noneho nzahatwika hashira noneho mbita mbita ari barakwitaho ubayo cyane kinganye batanyitaho se mu rugano izuba ryavuye
ese Serafine ibikiri ndi kugutekera ibiza n'ibikiri mu guteka muri torere umureti ubuze ni mureti kira ndagari wose nari ndi kubyiga ariko ubundi Sylvain wazanyigishije ukuntu bawutekaga Wiki ntabwo uzi guteka umureti witwa Serafina ugatura kwa Sylvain utazi guteka umureti ako nawe urandenganya neza iyo nari kubimenya utese ko neza nariwe mundu wirirwaga utekeye mama we ngari kumutetesha da ndiye natumaga ngoraho narimo Wiki ariko siko uvuze neza nibuka ko ari buze hano mva kandi nibyo bintu dupfaga buri mwanya neza hako ubundi neza ni mugore wawe none se ntabwo ari umwana wanjye fara Sylvain nako sheri niki ubundi ko neza ari umuntu umaze gukura waretse ubundi agaca kenge agatangira nawe akibana akikodeshereza naho Beatrice we ibintu ukwiye kumenya nagaruka hano ndagaze abazanywe n'urukundo azabaje kuguguza imitungo yawe yose ngaho nibereye avuga ngo Serafine agiraga amagambo azi ko ari byo mba ndi kukugira inama urumva gutaryoshe Sylvain ndupfisha nawe ntabwo njye Sylvain naryo mureke ndagujya azemo za mpande eshatu urutirane hari ayandi magi garahari zana hano zana agasahane dushyire wayo ngange nitekere umureti wa nyawe uragira ngo ngumene se zana agasahane ushyiraho ibyo ngibyo ngenda kureka wanjye nduwo umene nawe ndagujya ese wari uzi ko indwara zishingiye ku buzima bwo mu mutwe ari zimwe mu bibazo byibasiye urubyiruko mu Rwanda izi ndwara ziterwa ahanini n'ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge ihohoterwa ibibazo by'imibereho ihungabana rituruka ku bikomere bya jenoside yakorewe abatutsi ndetse n'ibindi bimwe mu bimenyetso biranga uburwayi bwo mu mutwe harimo kwiheba kwigunga guhangayika ihungabana guhindura imyitwarire haba mu mvugo mu mitekerereze no mu mibanire n'abandi ubaye ufite kimwe mu bimenyetso by'indwara zo mu mutwe cyangwa hari ukuri hafi ubifite egera abaganga b'indwara zo mu mutwe bakorera ku bigo nderabuzima cyangwa uhamagare ku mirongo itishyurwa y'ibigo bitandukanye bitanga ubufasha ku buzima bwo mu mutwe nk'uko twita ku bindi bice by'umubiri ni nako tugomba kwita ku buzima bwo mu mutwe duharanire ko urubyiruko rw'u Rwanda rubona amakuru n'ubufasha bukwiye ku buzima bwo mu mutwe ubu butumwa mubugejejweho n'umuryango wa GARG ku bufatanye na Mastercard Foundation n'umuryango Imbuto Foundation. Nako Sylvain bugera abantu babagaho neza koko hajye warambwiye ngo hari abantu bajya bino bintu buri munsi badasibaga abantu bararya abantu bakajya ngibi ibi ibisa n'ibiki hari abantu bafata umureti nk'uyu ugakubakana noneho ku mpande bakaba bashyizeho ya migati ya kupe urayibona noneho hari n'ubuki hano hari n'iki n'ubunyobwa urumva bagakata imbuto bakagenda batugerekeranya akabirya byose akabirangiza abantu bararya Sylvain ibyo bintu byose bikajeje mu gifu cy'umuntu umwe nese wagize ngo wowe urarya urariga se uravuga ngo urariye uzi ko abantu agupima bagasangamo ubugwingire wowe ako nyumvira koko nyumvira abantu koko nk'abantu bagiye bamenya gukadiriye mfite ifurusheti yo kurisha umureti wanjye hano mu kandi kaboko harimo icyayi agahamagara nk'uwarahamagara iki ujya ubambariza ntibamenya ko n'abantu bameze neza koko bishimye bagiye bakadirira bakamenya amasaza ubwo nyine barahumuriwe nabo wajya umureti ndo guhumurira aho Sylvain ntabwo nsera imbwa zose igikoma uzi guteka kundi uryoshye iki cyayi cyo noneho aka kantu koza aba ari keza ibintu byo gushe wamwitabye mereza iyo telefone nkoresha icyo nkorera umuntu ariko nk'uyu nguyu igenge namubwiye ko amafaranga ntayahari nk'ubarashaka iki koko nk'ubarashaka iki se uzi n'ikindi Serafine danayizima
maze ndore shyira mu nda banza yirire ubutaha rero uje urashyiramo n'agasukari kenshi bije bimanuka neza sibyo mwisusire mu kumusoma arega sari umuntu wangaga kujya ibyiza birushijeho irira Sylvain ndi gushisha numva ubundi hashye cyakoze wakora ntabwo yamenya ko abantu beza gutya none se hamwe ukora amafilime ntabwo ari buba kare nta mpamvu yo kwiyema ni ibihembo byanjye rero ibihembo byawe none ntumbwire ko ibi ari byo bihembo reka bunywayi ntabwo ndaje Allo umva ntuzamutipe nagiye kureba wa wundi ukora amafilime ni umukire agiye kuma kashi ahubwo ndahita nguhamagara uze turye show umva ahubwo reka ngukupere utaza kwigisha umve uriya munsi wankoreye umuti wa danje ntabwo wabyumva 200 sayo magana abiri okay trasa amazina Soleil uraza kwishyira nta kibazo welcome ni ukuri merci utuzi twose nari mfite muri guhita gukemura you're welcome ntabwo reka nkubwire ukuntu ejo zimeze aha hantu hose uri kubona ni aha kiriya kigori n'andi twahuriye bwa mbere ni aha kiriya kigori ariko kirankunda gusa njyewe ba pepe none niba ukunda wamukunze mba mbese ukuntu uri umwana muto uruteze gusa najya gukunda kiriya kigore hari abana beza nkawe byagenze gute ko gusa kashize ndi mu rukundo nazo buriya rero wa munsi tubonana narakubonye numva ndabonekera kubera ko nari maze gushwana na kiriya kigore ibaze nawe guhomba ubutunzi nk'ubu ngubu How se babe? Yes, babe. Hanze hano twaganirira tari muri salo. Insist, yeah, it's so easy. Okay. So, you know kwereke yose. Okay. Agua. Enjoy.
Allô? Allô? Ni Jado muvugana neza. cyakora wewe usigaye nibagirwa cyane ariko nawe nta no kunyibutsa ariko nari kwikuzanira ahubwo se nta bantu bakubuze ntabo kereka mesaje nabwo nkeya za whatsapp mbo sheri ngiye kugutereta akantu ariko ntumpakanire waretse kubona uri hano wenyine ukaza tukajyana ku kazi ukamerekeza baby hari ibintu ngiye gusigara nkora hano ahubwo wowe nusoza akazi uze kumpamagara nze ngutware sure yeah okay take care yeah kazi keza ako nyine umusheho angane sa nizeye ko cyatizana utaza kuraburiza kare uriya naramurangije kintu namukubise bitanu ndamubwira ngo nta kintu na kimwe agomba kuvuga n'amakuru y'abashyitsi baza hano ntabwo buriya yabwira nyirabuja reka ngende none what twari tubonye rugari oya ni ukuri uzi ko umutima wawe umvuyemo oya ariko byarangiye yagiye we are free no umva nkubwire basi tuzahurira ahandi hantu ariko hatari aho ngaho uzi ko ahubwo see you sawa cyane rwose inzu inzu se oya nta kibazo inzu muyishake pe muyishake kandi inzu nini wa mugani yo mwakwisanzuriramo sibyo ikindi ni mujya kuyishaka muyishake ahantu muri karitsiye hatari urusaku sibyo ikindi unabaririzaho muri mugiye guturana niba hatarimo ba bantu bakunda gusinda no gutongana no kurwana ibyo byo ni byo ugomba kubanza kurebaho pe nta kibazo rwose ahubwo nyine nari guhamagaye kugira ngo ufashe n'amafaranga ngo iki ugomba kuyashaka amafaranga 200,000 ariko nk'ubwo iyo uvuze 200,000 ukabivuga gutyo wirukanka gutyo ubwo wumva ayo mafaranga njyewe nyafite papa ayo mafaranga ugomba kuyashaka ugomba kubabarira ugomba kuyashaka niba ukeneye kujya kumubana mu muryango wawe ayo mafaranga ugomba kuyama urashaka tukiga none se ubundi murinda gutaga gusa ayo mafaranga menshi gutya aho ngaho ubundi wamubwiye agataha hano mu rugo
none se hasi iwe ubwo nyine ngiye gukubita inzu ibipfunsi ubwo nyine nshakishe nyine ariko nawe urumva ko bitoroshye rega nawe mushinga nari ndimo nkubwira ntabwo uracamo neza ugiye gushaka inzu nyine ndaguhamagara uhereze amafaranga nta bintu byinshi byo gufata nawe ariko se wajya gushaka inzu wabaye uretse nkagira uyu mwaka umuryango Imbuto Foundation urazirikana imyaka 20 umaze ushinzwe. Uyu muryango watangijwe na nyakubahwa Madame Jeannette Kagame ufite gahunda yo gukora ibikorwa bitandukanye bijyanye no kubaka ubumenyi, ubufatanye n'ubushobozi mu muryango nyarwanda. Iyo imbuto itewe neza ikuhirwa kandi igahabwa inkunga yose ikeneye, irakura ikavamo igiti cyiza cy'inganzamarumbu. Iki nicyo gitekerezo ngenga uyu muryango ugenderaho kuva washingwa. Ibi bikaba bigaragara mu bikorwa uyu muryango wagezeho kuva mu 2001 byuzuzanya n'umurongo mugari washyizweho na guverinoma y'u Rwanda wo kubaka umuryango ushoboye kandi utekanye, haba mu bijyanye n'ubuzima, uburezi no kubaka ubushobozi bw'abagore n'urubyiruko. Ni muri urwo rwego Imbuto Foundation yateguye uruhererekane rw'ibikorwa n'ibiganiro byo kuzirikana urugendo rw'imyaka 20 harimo kureba umusanzu Imbuto Foundation yagize ndetse no gutekereza ku cyerekezo cy'umuryango mu kuba umusemburo w'impinduka mu buryo burambye, hifashishijwe insanganyamatsiko igira iti imbuto itoshye ejo haganje. Muri uru rugendo iby'umuryango Imbuto Foundation uzirikana wabigezeho ku bufatanye bw'inzego za leta, abikorera, abafatanyabikorwa mu iterambere, imiryango igamije iterambere ry'urubyiruko n'amahuriro y'abafatanyabikorwa n'abagenerwabikorwa. Imbuto itoshye ejo haganje. akazuba kazarasa ikizere kirahari ejo umucyo uzaza nigurukire ibuka za nzozi wari ufite ukiri muto biracyashoboka wazigeraho akiri